ndanezerewe ndishimye cyane kurenza ibishoboka kubera Ndimbati bamufunguje waje utekereza ko biri bugende gute Djihad? Yewe rwose naje mvuga nti nyine njya nemera ibintu mbibonye, naje mvuga nti Imana imufashe na mbere hose nkuko nabivugaga, ahubwo naravuga aba bacamanza mbere hose bari hehe kuko barebye kure rwose ibintu byose babivugagaho nkumva ndishimye cyane. Wumvise umeze ute bamaze gutangaza yuko ihore jambo skagiye kurekurwa? Aha no guserebura n'abantu bose bari hano baserebuye. Amahoro y'Imana bane namwe kuri mwese mudukurikiye kuri Iris TV, twizera ko mukomeje kugubwa neza. Uyu munsi rero turi ku rukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge, niho Mustafa Jean Bosco agiye gusomerwa ndetse hagafatwa imyanzuro y'urubanza yaburanagamo na Fidaus. Rero tugiye kubikurikirana 5 kuri 5, hanyuma ibiza kuvamo byose turaza kugenda tubamenyesha cyangwa tubagaragariza hano kuri Iris TV. Yes, ndi kumwe na Djihad. Twicaranye mu rukiko turimo twumva ingingo ku yindi ngira ngo twaryanaga inzaro ko uyu murongo kundi bavugaga tuvuga ati ibi ngibi nta birimo cyambwiza ukuri umeze ute ku mutima wawe? Ndanezerewe ndishimye cyane kurenza ibishoboka kubera Ndimbati bamufunguje. Waje utekereza ko biri bugende gute Djihad? Yewe rwose naje mvuga nti nyine njya nemera ibintu mbibonye, naje mvuga nti Imana imufashe na mbere hose nkuko nabivugaga, ahubwo naravuga aba bacamanza mbere hose bari hehe kuko barebye kure rwose ibintu byose babivugagaho nkumva ndishimye cyane. Imana ishimwe rero ku bwa Ndimbati. Kuri side y'abaregaga ni wowe butumwa bagenera kuko ari igihe rimwe na rimwe usanga abaregaga baje bareba baho ubutabera abantu babona ko barengana bareke gutabira no gupapira. Bivuze iki ku butabera bw'u Rwanda Djihad? Ubutabera bw'u Rwanda ndabushimiye cyane. Yitegura umugabo waraje. Yes, nkuko mubibona rero turi ku rukiko ndetse ndi kumwe n'umuvandimwe wa Ihore Jean Bosco. Gahunda irarangiye yo kurekura Ndimbati, kugeza ubu ngubu agomba kwita afungurwa. Brother, amakuru umeze neza? Urumva umerewe gute ubu ngubu? Ndishimye. Uzano ku rukiko watekereza ko bigende gute? Nafite icyizere ko ari butahe. Ego, ufite icyizere. Ukurikiranye neza urubanza ariko n'ubundi wasangaga harimo utuntu tutameze neza, abantu batarabisobanukirwa neza. Ntabwo ugize ugira ubwoba ubona ko ibi bintu bishobora kuzafata indi ntera? Aya ntabwo wari ufite. Aka kanya rero twari twicaranye hariya ndetse n'ibyavugaga byose twabibonaga. Wumvise umeze ute bamaze gutangaza yuko ihore jambo skagiye kurekurwa? Aha no guserebura n'abantu bose bari hano baserebuye. Hano byari bibaye nka hari ikipe itwaye igikombe. Ndi kumwe na Big Man hano hafi nibona cyo amaza byumva. Abantu amarangamutima arabarenze uri kwimva gute kano kanya? Ni ibyishimo birenze. So mbere twe twaganiye nkubaza ati ntakatirwa byakira gute, urambwira ati nafungurwa ndaza kubikubwira nyuma. Nyine gira icyo umbwira nyine arafungurire. Wowe no kwishimira intsinzi nyine nta bindi. Nicyo babwira ubutabera bw'u Rwanda? Hano uko butarenganye. Ntabwo burenganye kandi buranashishoza. Gisigaye no kujya kumuzana rero muze tujye kumuzana. Aka kandi mfite mu mutima wawe yamaze kubivuga. Ibyishimo neza. Nire jambo rya wenda tusoza kindi kiganiro gitoya, ibyishimo ryo byinshi uyu munsi. Aka kanya Fidaus nire jambo bamubwira? Fidaus buriya iyo umwe aburana n'undi haba hari umuntu uzabikemura. Rero birakemutse, nta kindi narenzaho n'ibyishimo nta bindi. Akoze cyane. Yes, hanyuma turi ku rukiko turangije kumva imyanzuro yose. Ndimbati ararekuwe agiye gusubira mu rugo. Urubanza twararukurikiye, mwese mwararukurikiye, wenda wari umufana we, mwese mwarabafana be. Mu by'ukuri mugiye kumbwira amarangamutima yanya aka kanya? Murakoze. Njyewe ubu ukuntu nabivuga sinzi ukuntu umeze, ndishimye cyane kuko nabonye amahirwe yo kumenyana n'uriya mukobwa bateye inda. Nukuri na Ndimbati turaziranye n'inshuti yanjye, niyo mpamvu naje hano. Njye nkunda kurota ibintu bikaba.
aba twabanye cyangwa aba twaturanye barabizi narose inshuro 3 Ndimbati yatashye namukanye nari nabivuze ku kinyamakuru bitarafunguka noneho njyewe ndota gatatu bwa mbere ndavuga ese bwo nibiki mbwira uwo mukobwa Firdausi naramamagana ariko dizirahari narose Ndimbati yatashye ngo hoya nibibaho anatashye ngo najurira ndambwa hoya ibyo bintu nagari Firdausi uramwihamagariye nawe arabizi nari kode ndazifite nubwo asanzwe muvugana yarambonye kuri YouTube turababyeyi twese twahuye n'ibibazo byo kubyara byabaye ngombwa ko nshaka turabonana turaganira nkajya muhumuriza icyo mfite ngamuha ya izo nshuro zose mbirose nkabimubwira ngiye ndota inzozi zikaba ya zimwe na zimwe noneho iyo nzisubiyemo inshuro zirenze 2 biba ari byo namukanye ndabivuze ubwo rero nari mbyiteguye nari mbizi abo twakundanye cyangwa batuziranye narabibabwiye n'umugore arabizi nawe wagize ikibazo cyuko kijya kumera nk'icya Firdausi ndabizi twaganire kenshi hanyuma urabona atari bwo Firdausi agize inyungu ubu ndishimye nibyo nasabaga ngewe hoya abana nagahombye abana baba bakeneye urukundo rw'ababyeyi bombi nanjye nubwo nababaye baje nakwishima nukuri next urabazabana neza kandi bivuga ko umwe yafungishije undi niki urabyumva gute mama reka rero nkubwire jewe Ndimbati mu bantu baserebuye cyane muri Ndimbati mufana iki cyane umufana gusa muturanyi wanjye Karama je nahani Karama ku Norvege Ndimbati rero n'ahantu afite kabare naho turaturanye n'ahantu tuyebwite ku mataje turaturanye nje ndikavukira Karama Ndimbati turaziranye nyemara kumva ngo Ndimbati yafunzwe nago nje nishimye twagiraga ku mbuga nkoranyambaga tugasanga bamwe ngo ndibamukanira urumukwiriye nkashiraho commentaire ni wafunze ntago ari ufungura Ndimbati azataha mwese mu mirwi ubu rero dutahanye intsinzi urugiye kwigeza mu rugo bacukuye my friend baruterema insina urumva umuntu arakwanga kandi yakwanze nagakwanga ngo n'Imana ishireho vi Ndimbati aratashye uyu muntu usana Ndimbati mwamubonye njewe nahahingutse ndamubwira nje ndamucyura nimumwibarize nguriye namubwiye Ndimbati ziko ndi bumucyure arambwira ngo aho yamere Ndimbati ndamucyura rero urumva ubundi ababyeyi tuba dufashe iry'iburyo niryo abamama tuba dufashe ubundi umubyeyi yagusengera akakuzamurira isengesho uko byasa kose rero Ndimbati n'ahantu ari hose umubwire ngo urakunzwe mu baturanye mwabivugaga gute inkuru mwari mwarayakiriye gute rero Ndimbati bamufunga abaturanye benshi buri muntu agira commentaire buri muntu abavuga ibye n'undi akavuga ibye ndakavuga ibye my friend ahantu tuye nago bose ariko bagukunda harimo umugirira ishyari akabona yimereye neza ishyari rikagwira je Ndimbati sinigeze mugirira ishyari amprise ni umuturanye kandi nta kibiye dukoreye Ndimbati rero niyamamare mukanya uvuze ko bigiye kugenda neza uyu ngo reka bizagenda nabi hagati na Firdausi urashingira kivuga ko bizagenda neza kandi byaragaragaye ko ashobora kuba yaragize imbaraga nyinshi mu kumufungisha kandi nzi neza ko muvugana bya hafi ikintu ngene nshingiraho ko bizagenda neza ku ruhare rw'abana ibyo ubyuriye baziyunga ariko abana nibo bazanezerwa kurenza uriye sibyo abana bazakura bumva urukundo rw'ababyeyi bombi ndumva ari byo kintu kizaba gishimishije cyane reka tubashimire cyane murakoze namwe murakoze asante yego murakoze cyane